ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga. Hello guys, nishimiye kongera kubabona kuri uyu muyoboro mugari w'ikoranabuhanga rigezweho mu Rwanda. Ubu noneho tugiye kurebera hamwe ese ni gute wakora copyright mu ndirimbo yawe cyangwa se video yawe wakoresheje ibintu by'abandi. Copyright dore yuko ari ikintu kibi cyatuma utakora monetize mu gihe wageze igihe cyo kwa monetize. Ubu noneho tugiye kurebera hamwe ese ni gute wakora copyright mu gihe wauploadinze video bagahita baya copyright. Ese wabigenza gute mu gihe uyifite? Icyo usabwa ni ugukurikira iyi video ukayirangiza step by step kugira ngo video zawe zisigaye zimeze neza zidafite ikibazo mu gihe wabona monetize kuri channel yawe ngiye zabashe kukubangamira. Icyo usabwa kora subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo buri video yose dushize kuri iyi channel ujye ubasha kuyibona ku munsi. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga. Nishimiye kukubona kuri gukurikira iyi video. Wowe ikintu ugiye gukora ugiye kugenda agace ku kandi kugira ngo udasigara. Urafungura Google Chrome yawe, nimara gufunguka urajya hariya hejuru wandikemo kuri browser yawe, hariya hejuru wandikemo youtube.com ushireho slash ku batayizi ni kariya karongo gatambitse studio. Numara kubikora urahita ukanda ku tuje rya enter cyangwa se kuba ufite telefone hariya hari akavi. Urahita ugira screen imeze gutya. Icyo uri bukore wowe ntabwo uri bujye hari ahanditse YouTube. Ahangaha urahita ujya hano handitse YouTube studio ariko hari ikimenyetso cya Google, atari hari ikimenyetso cya YouTube. Nuyifungura urahita winjira muri YouTube studio yawe, anariho ibintu byose biri bubere gukoramo ama copyright n'ibindi byose waba ukeneye bibera kuri ahangaha kuri YouTube studio. Ariko ubikora wabanje gukora muri YouTube studio ya app, kuko ufitemo app YouTube studio ntabwo byakunda, iza yakubangamiye wowe ukoresha iyi ngiyi kuri Google Chrome. None ikindi ukora uhita uza hano kuri content mu mavideo yawe ufite, nzo turazoominge wabone ahangaha munsi ya dashboard urabona kuri ahanditse content. Urahita uhakanda kugira ngo ubone video zawe zose na details zazo. Urabona ko video dufite kuri channel yacu zahageze. Wowe icyo uri bukore urashaka video yawe ushaka gukuramo copyright, video ufite copyright uhita ubibona hano. Hari video dufitemo ifite copyright urayibona hano, iri public, iragaragara kuri buri umwe wese ariko ifite copyright. Ni copyright ifite kuzatubangamira mu gihe twabona monetize cyangwa se zaba nyinshi ugasanga bikubyariye kuvamo copyright strike, kandi ntabwo ari byiza kugira ngo ugire strike kuri channel yawe. Icyo tugiye gukora tugiye kuyikuramo kugira ngo nawe wigireho urebe ngo bigenda bite. Ukanda hano kuri copyright bagahita bakwereka hano see detail, ibindi birenzeho nyine kuri copyright ugahita ukanda hano h'ubururu hasi see detail, ubundi ugakomeza ukinjiramo imbere. Iyo ugeze ahangaha rero baguha copyright. Ubu urabona video yacu dufitemo copyright ebyiri. Ahangaha hijimye uri kubona hose hari copyright, kandi izo copyright zose dushaka kuzikuraho. Kandi urabona ko hari video ni ahantu hari habaye igitaramo ariko bitewe n'indirimbo bakoreshejemo byahise bifata copyright. Copyright dufite urabona ni akanyenga n'agatunda nyine, nizo ndirimbo dufitemo dushaka kuzikuramo copyright. Wowe icyo ukora uhita ukanda ku ndirimbo baguhaye ugaselecta ugahita ugira ahantu hameze gutya
nimba ushaka kuyimyutinga, kuyisimbuza se, ariko dushaka kuyimyutinga, turakanda hano kuri mute, ubundi turakanda hano handitse continue kugira dukomeze tuyimyutinge. Noneho kuyimyutinga nabyo birimo amoko abiri, hari ukuyimyutinga ukamyutinga all sound, iri aho hantu hari copyright, hari akazeru k'ubururu nangwa se akazu niho harimo copyright, cyangwa se kuyimyutinga indirimbo yonyine wari ufitiye copyright. Urabona ibyo hano batweretse, mute all sound when you song play, aha kabiri ni mute song on. Nikazo tugiye guhitamo hano, kuko copyright dufite ni indirimbo yonyine, tumyutinga indirimbo kugira ngo copyright ize kuvamo. Hano niho twahisemo icyo uri bukorewe, tukanda hariya handitse continue, ariko mu gihe hariya uhavivuye. Urabona indirimbo yacu twayimyutinze kugira ngo copyright ize kuvamo. Ibi ngibi baguhaye iyo ushatse usubira inyuma, kuko baba bari kukubwira ko copyright yawe iri kuvamo. Uramutse usubiye inyuma nta kibazo biba bitwaye, kuko bifata agahe runaka kugira ngo iyo copyright ivemo. Ntabwo bigoranye, ntabwo bisaba iminota myinshi, ariko uramutse usubiye inyuma nta kibazo, kuko uba warangije kubikora kugira ngo iriya copyright ivemo. Reka dusubire inyuma. Urabona ya copyright yacu yamaze kuvamo, ariko twabonye ko dufite copyright ebyiri. Reka turebe iya mbere se yavuyemo, n'iyi ngiyi tuyikuremo nk'uko twakuyemo iya mbere. Noneho dusubira hariya, noneho dusigaranyemo copyright imwe y'agatunda. Yindi ya mbere yamaze kuvamo, then dusigaje gukuramo iyi ngiyi ya kabiri. Icyo usabwa, kora subscribe nimba iyi video yagushimishije, ukande like, ujye no muri comment tubwire ukuntu wabibonye. Noneho igikurikiyeho tugiye gukuramo copyright ya kabiri kugira video yacu isigare imeze neza. Noneho nk'ibisanzwe nyine uraza ku indirimbo baguhaye nangwa se sound ufitiyemo copyright, ikata screen trigger ntoya kugira ngo ubashe kubibona. Urahita ubona hano handitse select action, uhaselecte. Urahita ubona hano amahitamo, kuyisimbuza se cyangwa mute, harimo no kuyikatinga, ariko uhitamo icyo ushaka. Turahitamo kuyimyutinga kugira ngo amajwi yacu ahagume. Noneho ahangaho urabona aho ni ibisanzwe nyine, ubwo twakoze ya copyright ya mbere twayikuyemo, n'ubu nibwo tugiye kuyikora. Ariko ahangaho urabona batubwiye ngo kuri mute song on, batubwiye ati nta makuru bafite ahagije kuri iyi ndirimbo, we don't have enough information about this song. Ubwo turahitamo nyine hari ahambere baduhaye guhitamo kumyutinga sound all sound kugira ngo iriya copyright ivemo, kuko hano ha kabiri ntabwo twemerewe kumyutinga indirimbo yonyine. Kuko tutemerewe kumyutinga indirimbo yonyine, ubwo turahitamo iriya all sound tubikuremo, nyine ntacyo biba bitwaye. Video yawe irahaguma, sibyo ko sound nyine iba idahari kwa kariya gace karimo copyright. Nanone usubira inyuma nyine, kuko nsubira inyuma. Nanone bakaguha ibintu bimeze gutya, bakubwira ati yuko ntacyo bitwaye. None reka turese video yacu yavuyemo copyright koko burundu. Urasubira nyine kuri muri YouTube studio yawe ukoresheje Google Chrome. None ujye hariya muri content, urebe muri video zawe ufite. Guys, ndabizi akantu hari ugakeneye, ariko usanga ufite copyright byinshi, kubikuramo bikagorana. Noneho urabona video yacu yabaye none. Iyi video ifite none, nta copyright n'imwe bifite. Urabona ni public, nta copyright n'imwe ihari, kuko zazo nizo twazikuyemo. Nimba wabonye iminota yari ifite iminota 8 ya indi 8:40, copyright yavuyemo, nta kibazo na kimwe video ifite. Guys, nimba iyi video yagushimishije, kana subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona utuntu tw'ubwenge kuri iyi channel, ndetse ujye no muri comment wandike utubwire ukuntu wabibonye. Turabashimiye, murabe ingenzi kuri twe. Hasta la vista, Imana ibarinde.
ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.